Mwongeye kwirirwa abakunzi ba How to Rwanda TV yanyu rukumbi ibagezaho amakuru ya mining zitandukanye, yaba izikorerwa muri application ya Telegram cyangwa izikorerwa muri application zisanzwe. Nk'uko mubimenyereye, uyu munsi ntago mbazaniye application cyangwa mining ikorerwa muri Telegram, ahubwo mbazaniye mining ikorerwa muri application bisanzwe. Mining mbazaniye ni ya Ice Network. Ejo bundi murabizi ko naberetse application eshanu muri video mperuka gukora, utarayirebye wasubirayo ukayireba ukajoininga iriya mishinga yose nagiye nkwereka. Nakweretse imishinga 5 yose iri gukorerwa muri Ice Decentralization Future. So guys, iyo mishinga yari: uwa mbere yari Corfluent, uwa kabiri wari Dr. X, uwa gatatu wari Source, uwa kane wari Sirsend, uwa gatanu wari Sunwave. Iyo mishinga yose ikorerwa muri Ice Network. Kandi Ice ni imwe mu zaduhaye amafaranga, nk'uko mubyibuka niba hari abo twayikoranye. Niba ukurikira ibintu bigendanye na mining cyangwa umurikira kuri iyi YouTube channel, iyo nayivuzeho kandi twarayikoze irarangira. Umuntu wayijoininze ndabizi ko yakuyemo amafaranga. So guys, ku muntu ugipinga ibijyanye na mining, ndababwiza ukuri ko mining igira amafaranga. Nk'ubu hari mining dusoje kandi nazibabwiyeho. Iya mbere nababwiyeho yari Major, iya kabiri mbabwiraho yari Memfi. Nimba unkurikirana kuri iyi YouTube channel, ibyo bintu ndabizi ko ubizi, nabikubwiyeho. Ego sinaherukaga kubaha update, ariko uyu munsi nagarutse ngiye kubaha update umufiririzo. Dufite community cyangwa group ya WhatsApp duhuriramo nk'abantu twese dukora mining, ukaba wasobanuza nkagusobanurira. So link yayo ndayisiga hasi muri video description. Ushaka kujoininga iyo community utujoininge, niyo gufashanya. So guys, reka dutangire twinjire muri uyu mushinga mushyashya. Nk'uko n'indi yose twayikoze, urajya hasi muri video description urahasanga link iteye gutya, uyikoreho. Iyo link iraba yanditseho tap.tokelo.com, uhita uyikoraho. Irahita ikugeza ahantu hameze hatya. Icyo urakora ni iki: urahita ukora hano hari copy, ukopiye iyi username. Ikindi urahita ukora, urahita uza hano kuri Google Play uyikoreho. Iyi Google Play nta handi hantu iri bukujyane, irahita ikujyana ahantu twita muri Play Store. Nikugeza muri Play Store, aha handitse open nuko njye nayi downloadinze. We haraba handitse download cyangwa install, urahita uhakora. Aha hasa ubururu, areke iyi loading nibyuzura 100%, ihita itangira gukora install. Iri kwistoringa iyi application muri telefone. So nibirangira barahita bakubwira ati kora open. Uhita ukora open. Nukora open, bahita bakubwira baguhitishemo sign up cyangwa log in. Urakora icyo bita sign up. Bakubaze urakora sign up ukoresheje Google cyangwa urakoresha email. Uhitemo icyo ushaka, ariko ikiza uhitemo email, bakwaka password uyishyiremo, bakwake n'indi myirondoro mike, just uhite winjiramo. Ukinjiramo barahita bakugeza muri dashboard imeze gutya. Niba warakoze Ice, niba warakoze Dr. X, niba warakoze Source, niba warakoze Sunwave, niba warakoze Sirsend,
izi application zose uko ari esheshatu zikora kimwe, usibye kimwe twayirangije iyo twita Dr. X. Iyo twayisoje twanaromese ejo wallet bazashyiramo amakoini yacu cyangwa ibiceri byacu. So ukigeramo hano, ikindi kintu cya mbere urahita ukora, urahita uza hano hariho akantu kameze nk'amadolari, baraguha task nyinshi uzikore, ziragufasha guhita ubona ibiceri byinshi ako kanya. Kadukora iyi ngiyi ya kabiri, murebe uburyo bakora amatask. Murabona ko iyi task ndayisoje, bamaye amakoini 1000. Dukore n'iyindi. N'iyi ndayisoje, bamaye koini 500. Muri n'iyindi. Nayo ndayisoje, bamaye koini 500. Muri n'iyindi. Nayo ndayisoje, bamaye izindi koini 500. Muri n'iyindi. Bakubwire ngo joining Iron Telegram channel. Ni task nayo yikore, iyi narayijoininze. Following kuri Instagram. Overflowing. Tugaruka. Verifying barebe koko wabaflowing. Ni nayo irarangiye. Ubwira following kuri X cyangwa Twitter yabo, nari nabikoze. Ni task. Aya ni amatask ugenda ukora bakaguha ibiceri byinshi. Verifying. Joining kuri Corfluent. Ubwo baba bakubwiye ujoining Corfluent kuko yo nirarangira, iracyakorwa. Niba ushaka kuyinjiramo wagenda ukareba video nakoze, cyangwa link yayo nayo ndayisiga hasi. Iriya mishinga uko ari nisigaye, havuyemo Dr. X yarangiye, ndabashyirira link muri video description. Uwo ushaka kujoininga wose ujoining. Aho ku mushinga nyamukuru naje kubabwira ni uyu nguyu wa Tokelo. Barahita bakubwira ngo shyiramo username ukoresha muri Corfluent. Tenyishyiramo.
verifying. Ndabona byakunze. Wongera ujoining source, nawo ni umushinga wabo. Ibi byose kubyinjiramo ni kimwe, urakora copy hano nushaka kujoininga source, uhita ujya kuri Google Play, nuza link ndabona igusigire hasi muri video description, uhita downloading iyi application, ushyiremo email, password, bakwaka ahantu upestinga yanuza ya username wakopiye, so bibe birarangiye. Nari verifyinze, nashyizemo username, ntabwo byakunda. Urabona izindi task zisigaye ni izi ngizi zo kuba mazeho iminsi 7 ntawe nsiba, bakahita bamemba izi tokero cyangwa kwinvitinga abantu 5 bakamemba izi ziri aha. Izo task nsigaranye baguha task zigera muri 36. So ibi ni ibya mbere dukoze tubonyeho. Murabona ko za task zanyongereye, nari mfite 40,000 na bingahe, ariko misengera 64. Za task zirakora. So aha ni referrals, iyi ni level. Iyo ushaka kureba iminsi umaze kugira ngo wuzuze iriya task isigaye hariya yo kuvuga ngo umaze iminsi 7 wikurikiranya, unyereza aka kantu inshuro imwe, inshuro ebyiri, ukaza hano kuri streak. Urabona ko ufite iminsi 3, nyimazemo iminsi 3 iyi mining, nta gihe kinini ndayimaramo. Kakwereka iyo bitinze umuntu umwe akakujoininga, baguha zino token cyangwa izi coin 2,000. So guys, ndumva ari ibi nababwira kuri uyu mushinga mushyashya wa ICE. Ibindi nzajya ngenda mba update bitewe naho bagiye bagera. Buri update yose ndayibemereye, ngomba kuyikora paka uyu mushinga tuwutangiye tukanawusozanya. Buri kintu kizajya kizamo gishyashya nzajya mbabwira. Kandi niba ushaka amakuru ku gihe, ntabwo byose ariko nabikorera video, hari n'ukuntu bashyiramo amatask mashya tukayakora. Rero ntabwo byose ariko najya mbikorera video mbakorera ni nko mu gihe bigeze igihe cyo kubikuza, nkabakorera video ibereka uburyo turi bikuze ziriya coin zijya muri wallet cyangwa zijya muri exchange, tuzihinduramo n'amafaranga. Iyo niyo video ngomba gukora, nkabereka uburyo biri bugende, cyangwa video yo gukora iki, yo gukora verification cyangwa KYC, iyo nayo ndayikora. Nizo video zisigaye. Havuyeho iyi ngiyi yo kujoininga iyi tokero cyangwa yo kwinjira muri uyu mushinga, nzabakurikirizaho video yo gukora KYC cyangwa gukora verification, bemererwe kuzabikuza bakuze. Iya kabiri nzahita mbakorera ari nayo ya nyuma, ni uburyo tuzayihuza na wallet cyangwa tuzayihuza na exchange, tuzabikurizaho ayo macoin yacu. Izo nizo video ebyiri sigaje. Naho ibindi urajoininga iriya group ya WhatsApp, task nshyashya zizaza zizamo niho nzitangira. Andi makuru yose agendanye n'andi mining atandukanye nakoreye video niho nyatangira. Guys, nimucikwe. Niba uri umuntu ushaka kujya ukora mining ikakubyarira umusaruro, kuko twe tuyibamo man, iduha amafaranga kandi nawe yayaguha. Bisaba internet gusa, ntibikubuza gukora indi mirimo yawe yose, ntibikubwira ngo zana uyu muntu, zana n'uyu nguyu ngo kugira ngo nayo macoin, hoya. Ego
wekora ibisabwa. Ikindi nari naberetse, iyo buri masaha 24 ukora kuri aka kantu uri kubona k'icyatsi kari kwizunguza, ugakoraho ugaholdinga, iyo kazimye kaba gasa umutuku, iyo ugakozeho ugaholdinga gahita kongera kagasa icyatsi, kakaba kari kubara amakoyini, kaba kaguha, kuko aribwo tukitangira baracyatanga koyini nyinshi ku isaha. Kambereke, urabona baracyatanga koyini 80 ku isaha, iracyari nshyashya. Uko iminsi igenda ishira bagenda bagabanya izo koyini batanga ku isaha. So guys, niba ukibona iyi video witindiganya, yitujoyininga vuba vuba kugira ngo tugendane. Murabona nanjye ntago ndagera kure, ubaye ushyizemo agatege wanamfata kandi ukanansiga. So mwakoze cyane kureba iyi video, ndabizi ko hari ikibafashije. Ikibazo wagira, link ya group nayishyize muri video description, kimwe n'aya malinki yose y'iyi mishinga ya ICE biri muri video description. Ujoyininge iyo group, uzajya umbaza nta kibazo, na inbox ndagusubiza. So guys, mugire umunsi mwiza. Ciao, hasta la vista.